Nzabahimana Gadi ni umugabo ndubatse mfite umudamu n'abana 4 aturutse kuri paruwasi ya Cyahafi aho ngaho niho dukorera umurimo w'Imana hanyuma kandi twishimiye kongera kugaruka hano araciyemo igihe kitari gitoya kingana mwene data yanyibukije nambwe ati wageze hano niga mu wa mbere ni kinini ariko nuko bagiye baduhamagara yenda bigahuza ko dufite impamvu z'akazi cyangwa se bigahuza ko dufite yenda n'irindi vuga butumwa ariko dushimiye Imana yongeye gukingura imiryango kugira ngo twongerere kubonana amaso ku yandi reka twongeye tuyihereze icyubahiro iri mu ijuru inezerwe hanyuma muranyemerera ku bantu bazanye Bibiliya hanyuma tuzifate usome mu gitabo cy'abacamanza bice byaho 8 n'umurongo waho wa 18 mu gitabo cy'abacamanza bice byaho 8 n'umurongo wa 18 kugira ngo twumve ikimana ivugana natwe paje 240 isezerano rya kera abacamanza bice 8 umurongo wa 18 kadusome mu izina rya Yesu aherako abaza Zeba na Salomona ati mbese abantu mwiciye Tabora basaga bati baramusubiza bati basaga nawe umuntu wese wo muri bo yasaga n'umwana w'umwami mwakire neza ijambo ry'Imana muri abahanga Imana yabaye ubwenge bise nirwe nsubiramo ikasubiremo 8:18 aherako abaza Zeba na Salomona ati mbese abantu mwiciye Tabora basaga bati baramusubiza bati basaga nawe umuntu wese wo muri bo yasaga n'umwana w'umwami mwakire neza ijambo ry'Imana aya magambo niyo bakimara kuduhamagara ngo tuzaganire ijambo ry'Imana magambo yenda tuba dufite byinshi twaganira bitewe n'iby'umwuka atanze ariko ijambo Imana yashyize ku mutima twaganira ni ijambo rivuga ngo irinde kuko abo umwanzi yishe basaga nawe tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo irinde kuko abo umwanzi yishe basaga nawe hari ukuntu twebwe tubikoresha nk'abavuga butumwa ariko mukabifata nk'ibintu bisanzwe ngo nukugira mukanguke ntago musinziriye ngiye mugutumyeho mumera ikiganza umubwire ngo irinde kuko abo mwanzi yishe basaga nawe muhereze ikiganza umubwire ngo yirinde kuko abo mwanzi yishe basaga nawe aya magambo dusomye ni ikiganiro cy'abagabo batatu n'abami babiri harimo Zeba na Salomona hakazamo undi mugabo bita Gideyoni kandi aba bagabo bose ni abanyembaraga uyu Zeba na Salomona bakaba bari abami b'Imidiyani amateka agaragaza ko iyo bajyaga gutoranya abami b'Imidiyani ntago ari nka gutyo yenda muri leta yacu y'u Rwanda dushobora gukenera yenda akazi tukaba ati umuntu agomba kuba afite uburambe ku kazi cyangwa se afite ibipapuro bimwereka nyine ko yize ari diplome ntago ari kubo kugira ngo umwami wa Midiyani byagendaga mu Midiyani kugira ngo umwami hari ibintu bitatu babaga wujuje icyambere wagombaga kuba uri umunyembaraga uzi kurwana icyakabiri wagombaga kuba muri wowe nta muhwe ugira icyagatatu wagombaga kuba uzi kubikorera kuri tere ariko uzi n'amayeri ushobora gushyira mu bandi waba udahari bakarwana rwa rugamba bakarutsinda rero aba bami b'Imidiyani bari abami bafite imbaraga ku rwego rukomeye bari bazi kurwana kandi muri bari bafite ubugome bukomeye nunasoma igitabo cy'abacamanza uzasanga Isiraheli abanzi yahuye nawe ni benshi cyane ariko abantu bababaje cyane n'Abamidiyani
aba bamidiyani rero bakomokahe? Iyo usomye Itangiriro ibice byabo 25 umurongo wa 3 kugeza ku wa 4 usanga Aburahamu Asara yaje gupfa, amaze gupfa aza kurongora umugore bita Ketura. Arongoye umugore bita Ketura babyarana abana, havukamo umwana amwita Midiyani. Rero akaba ari we sekuruza abamidiyani. Urumva abisirayeli bari bafitanye ikibazo cyo kurwana, ni bene Yakobo, Yakobo wa Isaka, Isaka wa Aburahamu. Urumva abamidiyani na bene Aburahamu bari bafitanye isano ya bugufi. Bivuze iki? Umuntu wakurwanya mufitanye isano ya bugufi azi ikintu yakora akakubabaza. Buriya se wagize ngo twebwe wenda tuvuge hano mwese muriga, yenda harabamo hano, ariko nkanjye uririya naguhiga yenda ashobora kuba nakubona. Ariko umuntu uza ukarabira, umuntu uzi aho wigira, umuntu uzi isaha winjira mu ishuri yakora ikintu kikubabaza. Abantu kuko bari bafitanye isano ngo bari mu bantu bababaje cyane, babakorera ubugome bukomeye cyane. Bibiliya igaragaza ko Abisiraheli igihe cyageze Imana isohoza ibyo yavuze mu gitabo cy'abacamanza. Igitabo cy'abacamanza ndagikunda cyane, ni nk'indererwamo cyangwa se ni nka miriwari umukristo akagombye kwireberamo umuntu ageze mu by'Imana yavuze, intege nyagira, n'uburyo Imana imwitarura, n'uburyo Imana imugarukaho. Aha rero Abisiraheli bari bageze mu masezerano Imana yavuze. Yarabwiye ati muziga, yarabwiye ati muzagubwa neza, muzarya, muzambara, kandi rwose nimugire ikibazo nimuhura n'umwanzi nzabaha imbaraga, muzajya mutsinda kuko ndi Uwiteka uri kumwe namwe. Ariko Imana ishyiramo teba. Buriya muzumva kenshi yenda hano muri abanyamasengesho mwagiye muvugana n'Imana, ufite amasezerano Imana yagiye ibahereza. Hari igihe Imana izakubwira ati mwana wanjye nguhaye ubwenge kandi diplome uzabona nyihaye agaciro ikabyongera, ariko kongeraho irindi jambo ngo unyumvira. Rero yarababwiye ati nimugere mukarya mugahaga muramenye ntimuzibagire. Abisirayeli bareka bagere rero bararya barahaga bagenderera abanyamahanga, nuko ibintu birarangira. Bibagirwa Imana yabahaye amasezerano, bibagirwa Imana yabagiriye neza, baribagirwa. Hanyuma babanzi babo baba Midiyani bamenya ko Imana yabataye, baragenda bararwana. Byageze ku rwego barwana, Abamidiyani bagira imbaraga, bagira n'ububasha ku Bisirayeli. Bibiliya igaragaza ko babafashe imyaka 7 babababaza, babakubita, kandi byageze n'Abisirayeli babura imbaraga zibarwanya ngo babona Abamidiyani bahingutse hariya ngo bagahita birukanka bakicumita mu myobo. Iyo usomye Abacamanza ibice 6 harabikubwira neza, usanga ngo iyo bamaraga kubiba ngo bahitaga babimenya Abamidiyani. Abamidiyani ni abagome. Abamidiyani reka mbabwire, Imana ibandindira Abamidiyani mu izina rya Yesu. Reka impamvu mbabwire ngo Imana ibandindira Abamidiyani, bigeze tubana n'umuhungu umwe agurya mwiga aratsinda, maze gutsinda hanyuma rwose ku gasozi kuwabo, murabizi ibintu byo mu cyaro umuntu yatsinze ngo kwa runaka ngo yatsinze ngo yabonye buruse akaba rero nk'aho ari abakecuru cyangwa abamama wenda bafite n'abana babuze minerivare cyangwa se byanze, bahita bagugira kwa nuza bagashaka ikintu cyitwa uburozi. Reka mabwire amahirwe mufite mushaka uburyo muyabyaza umusaruro. Umuhungu yariteguye ageze igihe cyo kujya kwiga, nkuko yenda ashobora kuza gutya babimenye, ahura n'Umumidiyani, bahita bamuroga. Ntibamuroga kupfa, ntibamuroga wenda kugirirwa aryamye, bahita babutanisha ubwenge. Atangira gucira inkona, batse turajyana umuntu wataye ubwenge, atubwenge n'amagingo yangaya yataye ubwenge. Urumva uyu nguyu ahuye n'Umumidiyani. Rero ikizagukiza Abamidiyani ni ukubana n'Imana neza. Sifa kwa Mungu, ni ukubana n'Imana neza. Bibiliya igaragaza ko iyo bamaraga kubiba ngo Abamidiyani ngo bahitaga bamenya amakuru. Nusoma Bibiliya izakubwira ngo barabanzaga bagakora igitero, bagaterana, ngo bagahamagara ab'Iburasirazuba, bamara guterana ngo bakazamuka bakagaba ibitero. Kandi iyo bageragayo bakoraga ibintu 3 bibi by'ubugome. Icyambere ngo babaga bajyanywe no gusenya, icya kabiri no kurimbura, icya gatatu no gusiribanga. Noneho hari ikintu bakoraga mbere ko bakora ibi bintu 3. Icyambere barazamukaga bagerayo bakagandika, ariko ntibakora igikorwa kibazamuye ngo bagahita bagandika hafi y'Abisirayeli. Ariko Abisirayeli bari aho bareba Abisirayeli, ariko Abisirayeli batareba Abamidiyani. Buriya abadayimoni we nta maso ufite abareba, ariko bari hafi yawe aho ngaho baraganditse.
buriya utanye gatoya bahita bagufata mbere. None ngo bakagandika ariko bakeneye gukora bya bintu bitatu. Iyo bagandikaga baragandikaga ngo bamara kubiba abahanga bagaragaza ko ntago basiribangaga ibiciye mu butaka. No, ngo bararekaga bikazamuka kwa kundi yenda kono babaye mu cyaro ibitonore murabizi bitari byumva. Aho ngaho batangiye kuba basoroma ibitonore ngo bakaza bagasiribanga. Bagahita basiribanga. Buriya muzabibona mu buzima busanzwe wenda hano ntago wenda birashoboka ko atarimo abagabo ariko muzabibona mu buzima busanzwe usange nk'umukobwa Imana iramubwira ati mwana wanjye ngukoreye ubukwe ndabukoze nduwiteka ndi Imana humura nzabana nawe ikabibwira n'umusore. Noneho musore akajya mu murenge akavayo. Rero yaba Midiyani baba baganditse iyo muvuye mu murenge hari uburyo hahitaza aba Midiyani bakavuga ati wabo bararoka n'ikimenyimenyi ushatse mwa uriya muryango arakenyuka. Kandi koko ugasanga yenda hari n'uwapfuye da atarageza n'imyaka 20 kuko baguha amakuru ukumva niyo uzasanga ese dufite amakuru menshi ntago use nta muntu n'umwe wari wigera yumva ko ari ubukwe bwapfuye. Nawe si buhari bwinshi mwagiye mwumva bwapfuye. Nese mwagize ngo bwicwa n'iki? Naba Midiyani baba baje bagasiribanga. Imana ibandindira aba Midiyani basiribange byanye mu izina rya Yesu. Abo turi kumwe muvuge ngo amen. Aba Midiyani nabako ngo barazamukaga bagasiribanga babona bidashobotse gusiribanga. Bibiliya ikagaragaza ko basenya nyuma yo gusenya bakarimbura. Burya mu Midiyani ashobora kuza hano ku ishuri ukiga aganditse ukarangiza aganditse mu gihe sasa ya diplome wabonye akayisiribanga akayitesha agaciro ukajyara mu mutaka hariya ukajya utwohereza miti uzicyuka twubate nta yatugezeho kandi warize. Nureba benshi bagiye babona n'ikibazo cy'abamidiyani bagasiribanga umubare mwinshi uri gukora ibyo utigiye nta yindi mpamvu ariko ku bantu bavuganye n'Imana ku bantu basenze Imana tuzakora ibihwanye n'ibyo twigiye kuko twabanye n'iki n'Imana. Rero kugira ngo diplome yawe ihabwe agaciro nuko wasenga Imana ikakurinda abamidiyani mu izina rya Yesu. Nari mvuze ngo Imana yongera ibandindira abamidiyani mu izina rya Yesu. Abantu babyakire muvuge ngo amen. Imana ibandindira abamidiyani. Kwihuta Bibiliya igaragaza ko ngo baragiye barasiribanga kandi umvukuru mu Midiyani ari umugome ntago nyine nababwiye ngo ntago yasiribangaga ibitarakora yasiribangaga ibimaze kugera hejuru. Ubuse n'abantu mubana mwese mwarize yenda n'ubu mwakomeje kwiga natwe tukomeje kwiga ubu tuve ko nta muntu uri hagati muri mwebwe wigeze ubona umuntu acikisha amashuri neza na n'ubu bikaba byaranze kuza kwiga bibahari. N'abamidiyani basiribanze. Bari mvuze rero mu torero ry'Imana bwoko bw'Imana mwebwe mwagize aya mahirwe Imana yongere dukubitira abamidiyani mu izina ryande rya Yesu. Iyo bamaraga rero kugira aho ngo bamaze kugandika kandi baheraga ahantu hari ibintu byiza ngo abisire ngo bikubitaga mu myobo. Joyce Meyer yanditse ijambo rikomeye avuga ngo iyo babaga bagenda bikubita mu myobo bakiruka ngo bagendaga baniha bavuga ngo Mana turabizi twaracumuye ariko wakongera ukatugirira ibambe ukatubabarira. Niba hari ijambo riremerera Imana ryambere ni ijambo ku munyabyaha wavuze ngo mbabarira. Iryo ritsinda Imana. Iryo ibyaha waba warakoze byose iri jambo yongeyeho ngo mbabarira ni Imana igira ibambe ni Imana igira imbabazi. Reka twongere tuyiramburira amaboko. Imana yakigira imbabazi. Imana yakigira imbabazi. Imana yakigira imbabazi. Ngo iyo babaga bagiye muri iyo myobo ngo Imana byageze ku rwego ngo irumva cyane ngo yumva gutaka kwabo ngo yumva kubabara kwabo yumva uko baniha yumva uko bagenda barira. Imana irangije ikora ikintu gikomeye ihita ireba mu Bisirayeli ariko nta muntu nabasha kubona wacungura Abisirayeli. Nubwo babaye Imana ifite umugambi ku buzima bwawe. Nubwo babaye Imana irimo irategura Gideyoni utazi ariko Gideyoni arahari arimo arategurwa. Muvuge ngo amen. Birashoboka ko waba ufite ibibazo yenda ibyo wikururiye n'ibyo utikururiye ariko iyo ushinze ivi ugasenga Imana igutegurira Gideyoni ukuvana muri bya bibazo. Imana itegura Gideyoni niho tuzasoma Bibiliya ugasanga Imana aramusanze irangije imusanga munsi y'igiti cy'umwera cyari kwa Yowasi
hanyuma marayika aramusanga aramubwira ngo Gideyoni wa munyambaraga we kandi ugira ubutwari. Gideyoni arikanga cyane, yikanze abaza marayika aravuga ngo niba ndi umunyembaraga niki gituma ibi byose bitubaho? None marayika ahita amubwira ngo hoya, Imana iri kumwe nawe kandi izakomeza kubana nawe. Ngo Gideyoni yanga kubyumva. Kubera iki marayika agiye kwa Gideyoni mu Bisiraheli bose akamubwira ngo wa munyambaraga we kandi ugira ubutwari? Ndagira mbabwire ngo Imana burya ntago ipfa gutoranya. Imana ntago ipfa gutoranya. Imana ntago ipfa gutoranya. Muramenye mutazabyitanya, Imana ntago ipfa gutoranya. Mbibutse ko nimusoma biriya muzasanga ngo Imana yagiye kwa Yesaya, irangije kujya kwa Yesaya harimo abahungu bene Yesaya, ariho Dawidi ijya kumutoranya, ariko abahanga baravuga ngo ntago yapfuye gutoranya Dawidi buriya muri bakuru be. Icyambere, hari ibintu bibiri Imana yabonye muri Dawidi. Mbibutse ko Dawidi se waragiraga intama mu gihugu cyose, kandi si nawe wari ubabaye mu gihugu cyose, kandi si nawe waragiraga intama nyinshi cyangwa nke mu gihugu cyose. Kuko iyo waza guhamagaza abashumba birashoboka ko baraje abashumba benshi. Ahubwo hari ibintu bibiri Imana yabonye muri Dawidi. Icyambere, Imana yabonye Dawidi mubonamo umutima wo gutinya Imana. Sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu. Imana yarebye muri Dawidi imubonanamo umutima wo gutinya Imana. Icya kabiri yabonye kuri Dawidi, abashumba bose bararagiraga na Dawidi akaragira, ariko abahanga bakavuga ngo yari afite impano, yari afite talent mu rwego rwo kuragira intama. Bamwe bakavuga ko abandi bashumba n'udutabo tumwe tugenda tubivuga. Ka John Knox yavuze ko ngo iyo abandi bashumba ngo bafataga abana b'intama igihe bakeneye yenda gukemura ubwoya bakaba babugurisha, ariko iwabo ntibabimenya. Ariko Dawidi ngo yarigengeseraga cyane, kandi ngo yagiraga impuhwe nyinshi akazigirira intama. Imana irangira ngo okay, niba Dawidi agirira impuhwe intama akaba afite na talent mu kuragira intama, muragije abantu noneho yahasiga agahanga, bituma Imana imutoranya. Muvuge ngo amen. Ntabwo rero bivuze ngo Imana ipfa gutoranya. Imana ifite ibintu ireba. Ni nabyo yarebye muri Gideyoni, ibona abandi bicumise mu mwobo bihishe. Kumbe Gideyoni arasekura. Abahanga bavuga ko ziriya ngano Gideyoni yazisekuye imyaka 4, izo yasekuye mu myaka 3 ibanza Abamidiyani bari barazisiribanza, ariko ntiyacika intege. Noneho urashora agashinga ngo ngo kahombye ngo manza ngo n'Imana itabirimo ngo sinzabisubiramo. Gideyoni yamaze imyaka 4 asekura, yamaze imyaka 4 asekura ingano. Noneho niho mpamvu marayika musanze ngo wawe umunyambaraga kandi ugira ubutwari, nuko Imana ari mubonyemo imbaraga zisekura ababisha bari hano, ariko agasekura. Ako muvuge ngo amen. Ababisha baraha, abandi birukanse bagiye mu myobo, ariko Gideyoni agasekura. Ababisha nibaza uzasekuza amasengesho mu izina rya Yesu. Usekuza amasengesho. Ngo yarasekuraga, kandi John Knox yandika yaravuze ngo imbuto yashakaga mu bintu byatumye Imana imurobanura mu bandi, ngo ntago yashakaga igisubizo cy'umuryango w'iwabo, ahubwo ngo yashakaga imbuto za Isiraheli zose, wenda inkeya zikagera kuri bamwe. ngo ntiyashakaga igisubizo cy'umuryango wabo gusa, ahubwo yaravuze ati reka shaka imbuto z'Abisiraheli bose. Niyo mpamvu Imana yamurebye iravuga ngo wewe waba igisubizo cya Isiraheli bose. Niba utari kwizirikana wowe ubwawe, wewe waba igisubizo cya Isiraheli bose. Niyo mpamvu Imana yamuteranyije iramubwira ngo Gideyoni wa munyambaraga we kandi ugira ubutwari. Gideyoni aratangara cyane, aravuga ngo niba ndi umunyembaraga niki gituma ibi byose bitubaho? Akomeza gutera amagambo. Marayika amubwira ngo ahubwo Uwiteka, twebwe twateranye nk'ijuru tubona nta wundi muntu uzacungura Isiraheli afatanyijwe n'Imana, ni wowe Gideyoni. Gideyoni ahita ahereza Imana detaye, abati rero njyewe ndi wo kwa Yohasi, ndi umunyantege nkeya, wapi njye ntago ndi umunyembaraga. Imana ataho niho nkunda. Ntago uri umunyembaraga, kandi nahamagaye ibinyantege nke kugira ngo nkoze isoni ibinyembaraga. Mvuge ngo amen. Ngo nta bwenge ufite, narahamagaye abaswa kugira ngo nkoze abanyabwenge isoni. Nta soni. Uwiteka arangije arirahira, marayika amubwira ngo ahubwo ijuru rirahiye, Gideyoni nzabana nawe
nzabana nawe, kandi uzanesha abamidiyani nkunesha umuntu umwe. Turashimira Imana iyo abamidiyani bari hariya, ariko Uwiteka arimo atanga amasezerano yo kuneshwa. Ibyo ufite bigaragara nk'abamidiyani, ni Uwiteka yarabivuzeho, uzabinesha nta kabuza. Ababyumvishe muvuge ngo amen. Uzabinesha, uzanesha da. Kitiyo narangije bangu rero ntago nabyumva, reka babwire niba hari ikintu, niba mwarasenze Imana ikaba amasezerano, mugende mwongere mushaka indahiro. Dore yagize gutya irahira. Hari inkuru imwe numvishe y'umusirikare, kandi umusirikare yari wo mu gihugu cyacu. Muributse igihugu cy'u Rwanda igihe cyarwanaga n'ibihugu bigera kuri 5 muri Kongo, hari mu Zimbabwe, ni byinshi muri za 2000 na kangahe. Umusirikare yagiye, wenda iyo nkuru harimo n'abayizi, ariko ndi gushaka kubabwira ku ijambo ngo y'Imana ikubwiye ngo nzabana nawe. Aragenda noneho, kuko yari umunyamasengesho, batereka njye kwisengera ntibarize iby'Imana. Namwe nimujya muza no hano kwishurega mujye musenga mu bazi Imana. Arangije agiye gusenga, agezeyo ahura n'umukecuru, aramubwira ngo ndi Jésus control. Agipfukama umukecuru abagiye mu mwuka bya ngo ndi Jésus control, ngendanye nawe muri Kongo, ngarukanye nawe. Arongera ngo ndi Jésus control, kandi ndi Imana yawe, nugarukina nzagoreza umunzu mu mujyi wa Kigali, ndi Jésus control, amen. Umusirikare avuga ati se nta nubwo Imana imbwiye aho nzaba ndihisha, nimbwiye niba ari muri 3 cyangwa niba ari mu 7, ibi bintu koko nibyo? Hari umukecuru njya gukora ubukwe, nari ntuye hari Amahoko, nagiyeyo barambwira ati hari umunyamavuta. Murabizi ko nyine tujye turangirana ati nagiye hano, andeberamo numva nibyo, numva rwose hari n'akamenyetso gafatika, yandadaye, yandebeye kabisa, niko tubyita, kandi sinabibi rwose. Nuko nyine byajemo Abashinwa, ariko ibintu byari byiza. Byajemo Abashinwa ariko ibintu byari byiza rwose. Yewe Imana izabarinda Abashinwa muri bino bintu, baragupiritira neza ukagira ngo nini. Noneho ngiyeyo, uwo mukecuru nawe aravuga ngo Parista Paruta ni Imana yawe, Parista Paruta mukoreye ubukwe, Parista Paruta ibirongoranwa bizabane, Parista Paruta. Bese avuga ibintu ati umugenda azazana ibirongoranwa byinshi, ati Parista Paruta ni Imana ndabukoze, niko Uwiteka avuganye nawe. Bese yajyaga mu ndimi ni Parista Paruta, Parista Paruta ndi Imana yawe, Parista Paruta nguhaye ubwenge. Ni ukunguka yabikoraga. Tamana ko Parista Paruta ko numva abandi bavuga mu ndimi nyinshi, ubwo ko ubuhanuzi ni, ariko nakenguje neza mu bukwe bwanjye koko byarabaye. Si ngombwa iby'Imana ikoreyemo, ntago ari ngombwa ngo uvuge indimi nyinshi ziryoheye abantu. Niyo yajya ngo mvuganye nawe, ipfa kuba ari Imana burya irabikora. Irabikora. Nukuri ko Imana irabikora. Ndangije rero uwo musirikare we yabwiye Jésus control ngo baragenda bararwana mu gihugu cya Kongo, bararwana ngo bari ku murongo barimo bagenda, urugamba rushyushye, ngo bigeze wa musirikare n'imbunda ye n'igikapu, ngo ahita amanuka mu rwobo rurerure, ngo ariko bari kumwe ntibabimenya, bati se yaguye ku rugamba bigenze bite? Baramubura, bamubuze amazemo nk'iminota 20, ngo agerageza kurira, agerageza gukora imyitozo yose yigishijwe, arashakisha uburyo yazamuka, byose biranga, ngo cyari icyobo kirekire cyane. None ngo mubwo rwobo ntago yari akibuka rya jambo Imana mubwiye mu Rwanda ngo nzabana nawe. Reka da, iyo tugeze mu bibazo sagize ngo twibuka amasezerano, ijwi da, uzi kuzakoreka examen kandi Imana akubwira ati umura mwana wanjye uziga urangize, ugashyira umutwe ukumva nibiza, ugasoma, ugashyira amazi mu maguru, amazi wapa kumva nibiza, ariko ntago ubikibuka ijambo Imana yagize gute. Niyo waryibuka Satani irakongora ati wahuye n'umushinwa, urasi wabonaga ari mu mavuta wa wundi, uburyo yabivuze yigendera, ukumva ntago bifatika. Ariko Imana iba yaravuze ngo hashize iminota 20, ngo agiye kubona amatoroshi abiri aramanutse muri rwa rwobo. Yitegereje neza abona sa amatoroshi, ahubwo na amaso ruziramiri. Ko bavuga ko amaso ruziramire mu bicuku bya nijoro bemeze nk'udutoroshi dutoye, mbese nk'ayipusi, abona na amaso ruziramire. Abonye n'uruziramire ahita afunga amaso, aravuga ati nuko bapfa ndapfuye birarangiye. Imyitozo nize naho byakunda birarangiye. Noneho ngo mwumve tekinike y'Imana, iby'Imana ikora birenze ubwenge bw'abantu. Imana irangije sinzi ngo rumwizingirizaho, none ukora umwizingirizaho
akavuga ati buriya ndi kumanuka mutu, ndi kumanuka mu nda nuko bapfa. None urumaze kumwizingirizaho uwo musirikare tubwiye twamubwiye se rwamuzamuka ngo rwashinze umurizo, none rukipomba, ariko nawe ngo yabumbura amaso kuko hari mwijima, akavuga ati buriya nageze mu nda yarwo kambumba amaso kugira ngo aside itanyangiza yenda mpfe, ariko ntafite uburibwe bunini. Ngo rurazamuka, none ngo rwaripompye rurazamuka ngo rugeze hejuru y'umwobo ngo rwongera rwizenguruzaho rumuvaho ngo rugeze nk'ahantu ngo yumva ryajwe yumviye mu Rwanda ngo ndi Jezi control, shebuka amaso yawe urebe nkoresheje uruziramire nirwo rikuvanye mwari rwa rwobo. Arangije ngo ashima Imana, yumvisha akazuba arebye rwa ruziramire ngo arongera arahuma, yahumuye rwagiye, ariko Imana iramubwiye ngo navuze ko nzabana nawe kandi uzagera mu Rwanda, ninjye Uwiteka ubikoze. Turashimira Imana yavuze ngo izabana natwe. Haleluya! Imana yavuze ngo izabana nawe, koko izabana nawe. Mbese muri kumva ryajwe koko Jezi control itarabikontroye? Turashimira Imana yabikontoroye. Yarabikontoreye abarozi bari bashaka kutakwiga ariko irabikontorora. Abo mwiganye bari bashaka umutarangizanya ariko irabikontorora. Turashimira Imana, twayihaye icyubahiro. Imana yarabikontoreye. Twongere tuyikomera amashyi menshi cyane. Hari ibyo yakontoreye, turabibona. Urero mwese mugiye kunyihagararaho ngo mwari mufite Minervale ngo beshe ngo mufite ubwenge busumba bw'abandi koza. Nuko Imana hari ibyo yakontoroye. Muvuge ngo amen. Igikontorora imigambi y'ababisha bashaka kubura ubwenge, Imana igakontorora ukabugira. Uko no gukontorora kw'Imana. Bagashaka kutakwika, Imana igakontorora ataziga twebwe ijuru twanzuye kazi. Uko no gukontorora kw'Imana. Niyongera ikomerwa amashyi ko Mana. Komerwa amashyi kuri ritera. Ariko uzi Imana ukuntu ibikontorora, reba ukuntu yabikontorora. Reka ngo ifoto. Reba uburyo wakambakamba. Cyamwagize mwese mwavukanye ubwanwa muhita mukura, muhita mungana urekada. Buriya zira episode zose umwana cyama kambakamba bamwuhagira, ugashaka urwembe kandi urwembe rukebana bakarukubuza, ukageraho n'ubu bwenge Imana yaguhaye naho ugeze none. Nuko Imana umva n'impanuka zonyine ukambakamba Imana yakurinze, nuko ari byo Imana yakontoroye. Twongere tubihereze icyubahiro, Imana yacu yarabikontoroye. Iyo utabitewe n'igihe mfite, koko Imana yabanye na Gideon atsinda urugamba. Amaze gutsinda urugamba aranesha, yica abafilisitiya. Jambo ribana nawe mu bibindi aratsinda. Jambo ribana nawe mu makondera gusa aratsinda. Nta nkota Gideon aratsinda. Jambo ryabanye nawe nta Minervale none uri kwiga, wakubaza n'uburyo wiga, wakubaza ukubayo, ntabwo wabimenya, ni jambo rigenda rigukurikirana. Yesu ashimwe cyane. Imana ibanye na Gideon ngo aratsinda urugamba, ngo amaze kwica abafilisitiya bose. Abamidiyani yibuka ko yisha abatozwa ariko atisha abatoza. Niwe yakoze urugendo ngo agiye ngo ananiwe na zangabo ngo afunguje mu Bisirayeli. Baramubwira ngo niba udafite Zeba na Salomon nta byacu tuguha. Kubera iki? Bari bafite ubwoba Zeba na Salomon, bari kuvuga ngo niba Gideon atabishe bazongera batereninga abandi bongere baze baturwanya, kuko Zeba na Salomon nabahanga, bagira maye, bagira imbaraga. Nibamenye ko twabafunguri bazaza batwice. None niyo mpamvu bababwiye ngo niba mudafite Zeba na Salomon nta byacu tubaha. Ngo Gideon ntiyacika intege. Nugira ibyo ubura uzacika intege, uzakomeza urugendo. Yesu ashimwe cyane. Ngo bakomeza urugendo, ngo abo Zeba na Salomon bari bahunganye n'ingabo zigera ku 3,000 n'inzovu imwe. Barangije ngo Gideon akoresha imbaraga arwana ashonje ariko ararwana. Si ngombwa ngo uzakirana kuri umukiri, n'ubu mukene gutyo umeze uzakomeza urwanisha amasengesho. Yesu ashimwe cyane. Ngo ararwana ngo arabica. Arangije ku kanunwa agahita afata babagabo babiri Zeba na Salomon. Arabati mwebwe rero ntago ndi bubice. Niho twasomye hano niho ngeze. Arababaza ngo abantu mwiciye Tabora basaga bati. Kuki Gideon
Gideyoni abajije itabora akavuga ngo mbese abantu mw'iki itabora basaga kubera iki Gideyoni abajije itabora. Tabora nusoma Bibiliya kwa kundi uvuga ngo nkuko imisozi igose Yerusalemu, Yerusalemu igoswe n'imisozi 5 ariko harimo uyu musozi bita Tabora. Tabora ni ijambo mu Kigiriki baryita Tabib, bisobanura ngo nagasozi gahiriwe. Nusoma Zaburi ya 89 12 kugeza 13 hari ijambo rivuga ngo Uwiteka yishimira Heburoni, agasoza avuga ngo Tabora ngo Uwiteka angarahanezerwa cyane, kari agasozi gahiriwe. Nusoma uyu musozi Tabora nujya kuri Gogo ukagogoringa uzasanga uri mu burengerazuba bw'inyanja y'Igalilaya. Uyu musozi kandi nunagogoringa uzareba amateka y'umusozi niho Yesu yasengeye cyagiye Petero yavuze ngo turabona bameze neza, Eliya na Mose baramukomeje, niho yafashijwe Petero aravuga ngo duce ingando 3 bari kuri uyu musozi Tabora. Uyu musozi Tabora niho Debora nk'umugore yahagaze atsinda urugamba, ararutsinda kandi ari umugore. Rero uyu musozi Tabora ukaba ufite ikintu kimeze nk'igice cy'ukwezi, noneho bitewe nuko gufashwa mwibuke ko Yesu yahageze ishusho igahinduka. Simuzi ko yahindutse ukundi? Mu yandi magambo Tabora bisobanuye mu nzu y'Imana. Iyo tuhageze umusambanyi arahinduka, ariyo yashusho ya Yesu yahindutse ukundi. Tabora tuhahererwa imbaraga. Tabora iyo hageze ingumba zirabyara. Tabora no nta ubwenge urabubona. Tabora umuntu wari uwanywaga urumogi wasindaga ahimba indirimbo kuko yageze hehe itabora. None Gideyoni avuga ngo no simbyumva kuki abantu baguye itabora kandi iyo umwisirayeli yahagararaga yaraneshaga urugamba. Agira ikibazo. Uyu musozi ufite amateka, uzi ko bitewe n'iriya jambo Petero yavuze akavuga ngo twubake ingando 3, nyuma yaho baje mu ipfa rya Yesu baje kubaka insengero 3. Bahubaka insengero 3 ariko nujya kuri Gogo uzasanga 2 baraziuje, buno hari insengero 2 biziba 2 zari 3 ariko ngubu ne 2 zihari. Rero uyu musozi Tabora ngo bahitiriye ngaho ngo iyo abise barwanaga ngo bakazamuka Tabora bakava mu mahema yo birukanga bakajya Tabora ngo bahitaga batsinda urugamba rwose. Bivuze ngo ibyananiranye iyo twagaze no muzi Imana uzi kujya kwa dogiteri akakubwira ati yewe ntago uzabyara da byanze, niyo wajya mu binde ntibyakunda, twe twananiwe. Hari nabo basezera ati mujye mu rugo bahase mutegereze gupfa, bakabikubwira. Ariko wagera Tabora ugasanga umuhungu yikojeje cyangwa umukecuru ati nduwiteka mvuganye nawe ndagukijije, akiriye hehe itabora. Rero itabora kwari kugira ngo mubyumve. Gideyoni yagize ikibazo avuga ngo kuki ntago mbyumva, kuki abantu baguye itabora. Gideyoni kubazira ijambo suko Isiraheli itari sanze irwana, suko Isiraheli itarwanye n'abahivi, suko Isiraheli batarwanye n'abayebusi, suko Isiraheli itarwanye n'abafilisitiya, suko Isiraheli itarwanye n'abanyekanani. Kandi iyo barwanaga mu Isiraheli barapfaga n'abahivi bagapfa. Ariko kuki Gideyoni atabajije abiciwe mu bibaya by'imo wabo n'ahandi akavuga ngo kuki abantu baguye itabora basaga bate? Gideyoni ntago yabyumvaga, yavuze ati kuki ni gute umuntu yagwa muri korari agasambana kandi ari umuntu yakagombye gukomera? Kubera iki? Uki ahangaha bakiriraga kizitabora, ahangaha abantu bavana imbaraga zibwiriza, ahangaha bavana imbaraga zituma baba bari. Kuki umuntu ashobora kuhagera agakomeza akikinisha agasambana? Kuki abantu bagwitabora? Niki kibazo yari afite. Turi ku ijambo rivuga ngo irinde abo mwanzi yishe basaga nawe. Irinde abo mwanzi yishe basaga. Niba twasomye arababaza ati none abantu mw'iki itabora basaga bate? Twasomye baramubwira ngo basaga, musubiremo, basaga kuki babwiye Gideyoni ngo abantu tw'iki itabora basaga nawe? Gideyoni ni muntu, kizina Gideyoni sobanuye umuntu umenagura. Mu Kinyarwanda yenda cy'abasitare bamaniga bo muri iyi minsi ni umuntu ushwanya gusa. Gideyoni ni umuntu umenagura. Gideyoni rero bari bamubwiye ngo ntago bari bashatse kuvuga ngo basaga nawe muri cyangwa bugufiya cyangwa bari bashaka kumubwira ngo basaga nawe muri karakteri sawa. Bari bashatse kumenya ngo Gideyoni we abantu basekuraga bagasenga 7 bagasenga 3 basaga nawe twabiciye itabora, abo barabaciye mu rusengero. Gideyoni afite ibintu 7 bimuranga. Cyambere Gideyoni yari afite kwizera
kwizera niyo mpamvu yasekuraga ingano abamidiyani bari hariya avuga ngo naho Imana izadutabara izadusangana imbuto. Bari bashatse kumubwira ngo Gideon, abantu bizeraga nkawe twabiciye i Tabora. Icya kabiri, Gideon yarafite imbaraga z'umubiri, mu buryo bugaragara. Bari bashatse kumubwira ngo n'abari bafite imbaraga zawe nk'izo zigaragara n'ibyo bigango n'ubwo bushongore twabiciye i Tabora ariko twarabishe. Cya gatatu cyangwa Gideon yacaga bugufiya kuko imwibuke ko Imana naramubwiye ngo ni wowe twatoranyeje nk'ijoro. Itavuga ati ndi umunyantege nke. Yaza kuba ari nk'umusore wo muri iyi minsi kuba ati niwe twatoranyeje gukiza igihe gucyurwana kuba ati n'ubundi nabyiyumvagamo kabisa ko ndi vandame. Ariko we yarabihuza bango wapi. Bari bashatse kumubwira ngo n'abacaga bugufiya nkawe imbere y'Imana twabiciye i Tabora twarabishe. Ese wagize ngo abantu dutenga kwigaburo ryera cyangwa se umubona bakora ibizira wagize ngo nuko batasenze? Bari bafite guca bugufi ariko umwanzi yabiciye i Tabora ari hano mu nzu y'Imana. Icya kane, Gideon yagiraga ishaka ry'umurimo w'Imana. Kuko ushobora kuzana muri step ukagira umurimo w'Imana, kuba ufite ishaka, ugategura amasengesho, ugategura n'aya mazi tukaba twayanywa, ukayagura, yenda ukabati kurari niyi ndumva nayisura nijoro nkayiganiza, ukagira ishaka, ukajya usura ibyiciro mu mazone, ukagira ishaka. Bari bashatse kumubwira ngo n'abagize ishaka nkawe nabo twabiciye i Tabora. Icya gatanu, Gideon yari intwari. Nta kintu yitagaho yabaga agiye ku rugamba. Bari bashatse kumubwira ngo ni intwari nka zagerageje kwirinda ubusambanyi 2007, 2009 zikirinda, 2012 zikirinda, abahungu bakirinda, bakabona bashuga mami, abakobwa bakirinda, bati nawe tutatunga telefone nawe matachi mukayo. 2013 bakirinda, ariko 2017 barasambanye twabiciye i Tabora. Izo ntwari zirinze nazo twaziciye i Tabora. Cya gatandatu, so Gideon mwibutse ko yari yaravuganye n'Imana, apana gupirata n'Imana. Bari bashatse kumubwira ngo n'abavuganye n'Imana kera iwabo icyangugu bagasenga ko bazageraho uyu munsi bageze bakumva ijwi ry'Imana. Abo ngabo nabo baguye i Tabora twarabishe kandi tubicara n'amasezerano kuko bari baravuganye n'Imana. Ese mwagize ngo abantu bose bagwa bagasambana nuko batavuganye n'Imana? Hari abantu bavuganye n'Imana bari bazi guhagarara hano ku gatuti, bafata mikoro tugahita dufashwa batarasoma, ariko bari bafite amasezerano, ariko abo twarababuze. Umwanzi yabiciye i Tabora. Icya karindwi soza, Gideon yari afite indahiro y'Imana. Gideon yari afite indahiro y'Imana. Gideon yari afite indahiro y'Imana. Birashoboka ko nawe wavuganye n'Imana. Yari afite indahiro y'Imana ko Imana itazamutererana, ko Imana izabana nawe. Ariko bashatse kumubwira ngo aba nawo Imana yarahiyeho. Bagize kutabana n'Imana neza muri ya ndahiro bagiranye na Imana. Ariko abo nabo Imana yirahiriyeho nabo twabiciye i Tabora. Soza senga harukuntu reka mabwire uyu mwanzi akomeje kwica, yisha abaririmbyi bari bazi kuririmba kuturusha. Ntabwo twavuga byinshi, haje n'ikoranabuhanga yenda mutaraza no kubyandika, ariko dufite abantu baririmbye urukumbuzi, dufite abantu baririmbye ngirira ubuntu, ariko umwanzi yabikiye i Tabora. Uzababaza uko bagiye batangira. Dufite abantu babwirizaga neza, umwanzi yarishe, mu bapasiteri yarishe, mu bashumba yarishe, bavuga butumwa yarishe, muri mwebwe urubyiruko yarishe, muri korari yarishe, kandi akomeza kwica. Ikizagukiza ni ugusaba Imana imbaraga zikurindira i Tabora. Ariko umwanzi yageze i Tabora. Abantu basigaye bavuga ngo njyewe ngo sindi igikara, ngo sinsambana, ngo nta kibazo, ngo njyewe ngo sinde firiza, ngo ufite umusatsi naturel. Uza abantu umwanzi yishesha bari bafite naturel nk'iyo yawe. Uzi ukuntu yabishe?
yarabishe natirere yarabishe byo kuba ngo nago witukuza ucyakwereka ibikara biri ahanze umwanzi yishe wagira agahinda nakaba kandi yabyiciye itabora harawo yishe barakijwe barabatijwe yewe harawo yishe bafite iyo natirere ngo nago wambara mini uramaze harawo yishe bambara ibigeze bambaye ijipo ndende ariko yarabishe umwanzi yarabishe Imana kwabazwa n'abantu bari kugwa itabora birashoboka kutakwambara niyo pocket nta kibazo ushobora kutayambara ariko ugacumura ni benshi umwanzi yishe Gideon akavuga ngo ufite amatsiko ni gute abantu bagwitabora ntago mbyumva abantu bagwitabora gute ni gute umuntu ashobora kugwa muri zone abariswamo ni gute umuntu ashobora kuhagwa agasambana agasomana kandi ataraza gukizwa atarasambanaga no gusomana hari abantu baba bari imfura ukabutabimubwira atarasambanaga ariko ugasanga hakirijwe ahubwo arasambanye je birambabaza cyane basi niyo usambana utaraza basi niyo usomana utaraza kuko iguye itabora usebya abantu bakiranuka itabora uradusebye ntabwo yusambani ukagwitabora ugasomana ukagwitabora ukikirisha ukagwitabora usebya bakiritabora kuko iyo bagutenze usebya bakiritabora ni mpamvu usanga bavuga ngo abarokore nta murokore ukihari bitewe n'impamvu nabo umwanzi y'ikitabora kandi bagikomeje kubitabora ariko barapfuye uvuye mu yibiri ngo wongeye kugira irare kwaje nara Yesu ahubwo ngiye ufite n'ikibazo ufite imbaraga zikugenza irinde kuko abo mwanzi yishe basaga nawe kuwikirya kwiga urushimira Imana kuwikiri sugi ushimira Imana kuwikiri Imana ushimira Imana ariko ndagira mbabwire ngo umwanzi yarishe kandi akomeje kwica reka mureke ibintu by'ikigari mureke ibintu by'ubusitani izi diplome muri gushaka nisi Imana izaziba ako ni mutongeraho gukiranuka muzadusanga hari bazajya bahakazida batumaguze rwose kandi mwarize nimwirinde kuko abo mwanzi yishe basaga nawe soza senga ndabona iminota yanjye yegereje soza senga Imana yigeze ibwira ubwoko bwa Isirayeli munega amatwana mu ndebe gato ene datayivuzeho gato bikomozaho Balamu ajya kubavuma bazamuka umusozi bamotiba barabavuma biranga bazamuka undi musozi baca mu ishyamba ry'Isofimu mu mpinga y'Ipisiga barabavuma biranga bajya mu yindi mpinga y'Ipoweri barabavuma biranga ariko kuko Balamu yari afitanye isano n'Abisirayeli avuga ati okay ariko nzi ikintu cyabashobora Baraki we icyambere aba bantu batega ibirori numara kubatega ibirori kuko bakunda ibirori ndabazi burya ndabazi bakunda ibirori n'ahantu hari ibintu by'ibimasoro bajyayo wowe mvuga ukuntu batega ibirori kuko intare yabo ya yindi twabonye barinze itajyana nabo mu gakungu bazavaho intariri bajya muri bya birori uzabafatira aho ngaho mu yandi magambo bazatimbaraga zibarinda hanga ariko nibajya mu birori naho yenda zaguma ucatse kuvugana za sikayi hirya hanga ntago Imana igikora ikosa ngo ifate imbaraga izigendane ku muntu ugiye gusambana no bidafite umumaro Imana izabitarura nibitarura abakobwa b'abanyamahanga bazabanesha kuko ikibarinda bagisiza hanga uzabashobora niko byagenze mu gigaje mu Isiraheli Abisiraheli bakimara gusambana bakuri cyo gusambana uwakoraga gahunda arangije hapfuye 3,000 mu masegonda make kuko mwene wabo yabagiriye iki inama nabyenga ikibazo ne mwene wacu yabagiriye inama ariko ndajyambye abwire ngo abo mwanzi yishe basaga na tujye gusenga Imana koko ushobora kumara ukwezi ukamara amezi 3 ngo ni wasenga ekada senga Imana utazagwitabona wowe niba uri mwari no teraniro ugifite amahirwe utabutagwitabona ongera wegera Imana usenga Imana ubwira Imana ngo Mana fasha ne kuzaguhanga itabora muza abagabo hanze hanga wenda mwewe ni murashaka muza abagabo hanze mu ingo ziri gusenyuka se mwageze ngo ziguse z'abakristo nazo zigasenyuka dore n'abantu bari kugwitabora we ngo n'umukristo ngo nawo ngo batandukanye we ngo ibyo se bibaho mureke mwe kugwitabora koko Imana igwisezeranga ngo izaguha ubwenge urangize usomane urangize usambane urangize ukore biriya biteye urangize widamarare ubusu wageze yujya nese yagushenjeranyije ubwenge
diplome nuyibona nta kazi bizagenda gute? Iyo gusezeranyije yaguhereza n'akazi, ariko ibyo byose be warihanganye iriya myaka yose utasomana nta wakora kwibere ryawe, none basigaye bayakandakanda wagira ngo ni voka bari gushaka yo yenda gushya. Koko bigende bityo. Irinde kuko abo mwanzi bisha basaga nawe. Bombeka amaso yawe. Katubombeka amaso yacu. Katubombeka amaso yacu. Katubombeka amaso yacu. Iryo rari ufite rizatuma ugitabora. Izo ntekerezo ufite zizatuma ugitabora. Ariko Imana yashatse kuvugana nawe muri iki gicamunsi, ivuga ngo ngera waka Imana imbaraga. Ongera waka Imana imbaraga. Ongera wongera usenge. Ya masengesho mu cyukubya nijoro ongera uhamagara Imana. Ongera ya yandi 3 na 2 na y'umwongera usenge. Kuko hari ibimenyetso bishaka kugwitabora. Hari ibimenyetso bishaka kugwitabora. Fitirari ryakuzuye kandi urasenga, kora risenze urasenga, ariko byaranze. Hari ibyaha byakunaniye kunesha, iryo tabi iryo nzoka, ibyo no kugira ngo ugwitabora. Ariko Imana irakubwiye ngo ongera wiyiminjire magafu kugira ngo utagwitabora. Hari ijambo Imana ishaka kugira ngo igutereze imbaraga, ariko zituma utazavitabora. Kandi abandi baguye ugasigara uhagaze. Ndagira ngo uzamure ikiganza cyawe, twongere tukwakira Imana imbaraga. Zamura ikiganza cyawe tugufashe gusenga Imana. Imana ibahereze umugisha. Muzamura ibiganza tubafashe gusenga Imana. Imana ibamere umugisha abakozi b'Imana. Ntago waririmbye gusumbya abandi, ntago wabwirije gusumbya abandi, ntago wasomye Bibiliya gusumbya abandi, ariko Imana igufiteho umugambi ngo oya kuba utarapfa. Imana ifite umugambi ku buzima bwawe. Kuba byonyine uri muri rino shuri, Imana ifite umugambi ku buzima bwawe. Kubuye na rino jambo, Imana ifite umugambi ku buzima bwawe. Ababyeyi bawe bagufashe icyitegererezo, niwo bareba, niwe basengera, ariko uranga, urananirana. Ongera usaba Imana imbaraga. Ibyo udashoboye Imana irabigushoboza. Zamura ikiganza cyawe tugufashe gusenga Imana. Imana ibamere umugisha. Imana ibagirire neza. Muhaguruke mu myanya yitwisabira Imana imbaraga. Imana ibamere umugisha abakozi b'Imana. Hega nawe wamera nk'abandi bose, mwebwe mwazamuye ibiganza muhaguruke tubafashe gusenga Imana, tubasengere ku Mana. Nawe wagwitabora, kandi ugwitabora uraseba. Nawe wamera nk'abandi bose, ongera wiyakira Imana imbaraga. Ongera usaba Imana, ubwira Imana ngo Mana dufashe twe kugwa itabora, twe gusebya umuryango. Hari ukuntu umukobwa w'itabora agasebya umuryango akabyara inda y'indaro. Hari ukuntu umuhungu asebya itabora umuryango w'iwanyu ukawubabaza, kikazaba igishakwe batazibagirwa. Haguruka tugusabira Imana imbaraga. Haguruka tugusabira Imana imbaraga. Dumva umuka akomeje kukwinginga, wiburana n'umutima. Ijambo guhaguruka, haguruka aho ngaho wicaye. Haguruka tugusabira Imana imbaraga. Imana ibamere imbaraga. Mwebwe mwahagurutse, Imana ibamere imbaraga. Imana ibamere imbaraga. Wikwicara mu ntege nkeya, wikwicara wikwiraga, wihagurukiye tugufashe gusenga Imana. Imana ishaka kukuzuza imbaraga. Imana ishaka ko yongera ikabana nawe. Imana ishaka kugarura zanzo zo mu cyuku bya nijoro. Imana ishaka kugarura ibihimbano by'indirimbo muri wowe. Imana ishaka kongera kugira ngo ikorane nawe, ariko ntabwo ikorane n'ababeshi, ntabwo ikorane n'abasambanyi, ntabwo ikorane n'abanywatabi. Oya, Imana ishaka. Starasta ego de la imai desere pore traricarea. Nane mandiwa astitalimans egom sharigo. Heriba stalago de la ilaminimas. Herewere mandira izariga. Zone master hizariga. Ukeneye imbaraga zo kwambukana 2020. Haguruka tugusengera Imana. Izi ngizi za 2019 ntaho zakugeza. Ndumva umukambwira ngo ukeneye imbaraga zikugeza 2020. Haguruka tuzaka Imana mwa kino cyumwe. Haguruka tuzaka Imana. Haguruka twaka Imana imbaraga torero ry'Imana zikugeza 2020. 2020 bigiye gupima gakiza kawe. 2020 bigiye gupima ubusore bwawe. 2020 bigiye gupima, hari bigiye kugupima koko bakamenya ko wakoranye n'Imana. Ariko hagurukire tukwingingira Imana, tugusengera Imana. Soza senga. Hano harimo benshi bahagurutse kandi birashoboka kutaguye ndari mwa buryo ushaka kumva, ushaka imbaraga, ariko umuntu urimo waba ushaka gukizwa ari ubwa mbere, nazamura ikiganza cye aha. Zamura ikiganza cye tugufashe gusenga Imana. Imana igumugisha. Tambuka muze hano, tambuke muze hano,
distance, tambukuze hano. Baguha akanya tambukuze hano. Tambukuze hano. Tambukuze hano batuzanira umukeka tugufashe tugusengera Imana. Tambuka musore, tambuka musore, tambuka tugufashe gusenga Imana. Nundi wumva ashaka kwakira agakiza ari ubwa mbere, yatambuka tukamufasha gusenga Imana. Yatambuka tukamufasha gusenga Imana. Mutwe Ecclesia ku gatuti tugufashe gusenga Imana. Dukeneye imbaraga. Dukeneye imbaraga, waba waraguye ntacyo bitwaye. Tambuka twisabira Imana imbaraga. Tambuka twisabira Imana imbaraga. Tambuka tusaba Imana imbaraga. Urahari ngo tambuka tugufashe gusenga Imana. Tambuka tugufashe gusenga Imana. Ushaka kwakira Yesu Kristo umwami w'umukiza ari ubwa mbere, watambuka tugufasha gusenga Imana. Ariko ubaye urimo urarujegajega waraguye nta kibazo, turasengera uyu nguri turangiza. Mwebwe mwahagurutse n'ubundi turabasengera ku Mana kugira ngo Imana ikomeze kwiranga bagire neza. Kadusabe mwene data azasengera uyu nguyu wakiye Kristo umwami n'umukiza, hanyuma narangiza nange ndasengera mwebwe muhagaze. Turagushimiye Mana. Bibiliya yaravuze ngo icyatumye werekanwa kwari ukugira ngo umareho imirimo yose ya Satani. Turagushimiye Mana kubw'ijambo ryawe rivuganye n'imitima yacu. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe rivuganye natwe. Turagushimiye. Tugushimiye mwene data, tugushimiye kumuhaye izi imbaraga. Turamusabiye imbabazi. Yakobo yaranditse aravuga ngo isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi. Naba yaranakoze ibyaha azaba bibabariwe. Twatse imbabazi z'Imana mu mutima wiwe mu izina rya Yesu, kandi umukomereze muri uru rugendo atangiye. Aya majwi ya shitani amubwira ko atazarusoza, turayacecekesheje ku buzima bwe. Ibi bihanga by'abantu Satani yishe akabicira itabora, tumusabiye imbaraga zimurenza imbere. N'umuha umugisha kandi umukomereze mu buntu bwawe mu izina rya Yesu, amen. Kamwene data yigendera, hanyuma wenda baramugira inama, hanyuma reka natwe ndawakiriye, nasabiye umugisha nanjye ndawakiriye. Hanyuma reka dusenga Imana. Mwebwe mwahagurutse. Mana data wa twese uri mu ijoro, uracyari ya Mana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Hirya yawe nta yindi Mana ihari. N'abagerageza gukora pirate bazifite amaso ntizireba, zifite akanwa ntizivuga, ariko wowe uravuga, wowe urakora. Nemandi zaraliri wirimanda anatansogere gai. Haba n'abantu bawe bahagurutse imbere yawe. Lalaza stiri gore donse henema. Bagusabye imbaraga, bagusabye imbaraga zo kwambukana 2020. Hago bakeneye kugwitabora, hago bakeneye kuba igitutsi mu muryango, ntago bakeneye kuba igitutsi mu itorero, ntago bakeneye kuba igitutsi aho bakorera umurimo, ntago bakeneye kuba igitutsi muri korari. Ibyisha abandi natwe byatwica, ariko turi imbere y'ubwiza bwawe. Dusabye imbaraga, dusabye imbaraga, dusabye imbaraga. Turinde kugwitabora, turinde kugwitabora. Hari abagwitabora barasambana, hari abagwitabora birarangira, hari abagwitabora bari hanze, hari abagwitabora bari ku karubanda. Ariko twebwe tukiri imbere yawe itabora, dusabye imbaraga. Reka bahabwe imbaraga, reka bacire imbaraga, reka bacire ububasha, byabagiraga imbaraga. Bahereza imbaraga zikubye ibyo bari bafite, bahereza imbaraga zikubye ibyo bari bafite. Tanga imbaraga mu kwiriza ubusa, tanga imbaraga mu gusenga, tanga imbaraga mu kwirinda. Ntibazagwitabora. Umuntu wateranye uyu munsi, murinde kugwitabora, murinde kugwitabora. Tunanije abadayimoni bose bakorera itabora. Abagabo turabatatanyije mu izina rya Yesu. Reka imbaraga zawe zikorane natwe.
natwe. Reka imbaraga zawe zigendagende ku baririmbyi, barinde kugwa itabora, barinde kugwa mu izina rya Yesu. Urakoze kumvishe gusenga, urakoze Mana, tugushimiye, tugushimiye. Emosivere grahi. Hari ijambo nibutse, we wambukije abiseri inyanja itukura, ukabambutsa Yorodani, ukabarenza Yeriko. Abalasitife haste, abamidiyani bazatunanira. Hari ibyo wakoze, abangaba hari ibintu wagiye ubasimbutsa, hari ibintu wagiye ubasimbutsa, hari ubasimbutse gufatwa ku ngufu, hari ibyo wagiye ubasimbutsa. Ariko numva unyongoreye kugiye gutanga imbaraga. Wongera ubahereza imbaraga, wongera ubahereza imbaraga, wongera ubahereza imbaraga. Sibane nabo, sibane nabo. Urakoze kumvishe gusenga kwacu, izina ryawe niryubahwe, kandi tubisabye twizeye kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.